Nakunze inda ya none yambereye umugore w'umutima. Ubwa mbere nkimubona namusanze ku muhanda ategereje umugabo ufite gahunda, ambeshya ko yitwa Solange, nanjye nashakaga umuntu wankemurira akabazo gato nari nifitiye. Twemeranya amafaranga anjyana iwe. Yari umukobwa mwiza w'uburanga. Nubwo twaryamanye i Buraya ariko yanyeretse umutima mwiza, anyakira neza, nifuza kugaruka. Bitewe n'uko nakoraga akazi kataba umwanya wo kuba nashaka umukunzi, niyo mpamvu iyo numvaga kwifata byankomereye najyaga mu ndaya kuko n'ubundi nabonaga akanya nijoro honyine. Kujya mu ndaya ntibyari ingeso yanjye cyane kuko najyagayo rimwe na rimwe mu mezi atatu. Ariko aho namenyaniye na Solange najyaga iwe rimwe mu byumweru bibiri kuko numvaga mwiyumvamo. Bitewe n'uburyo yanyakiraga neza, natangiye kumva mukunze ntangira no kujya muganiriza ku buzima bwe. Nakomeje kujya njya kumusura iyo najyaga iwe nkasanga ari kumwe n'undi mugabo, narahagararaga ku irembo nkategereza. Barangizanya akampa karibu ku buryo nta wundi mukobwa nongeye kuryama nawe keretse we. Byagezeho ambwiza ukuri ko yitwa Cecile, hagati aho yanjye nawe hatangira kuzamo urukundo, atangira no kujya yanga ko mwishyura. Nanjye yo kumwishyura nkamuzanira impano. Uburyo twaryamanagamo bwarahindutse, dutangira kujya tubikora bitari buraya, ahubwo tukaryamana nk'abakunzi. Bikaba birimo urukundo rwinshi. Cecile yaje gufata icyemezo cyo kureka uburaya kandi yabikoze ntabimusabye nubwo wabyibwirije. Arimuka ajya gutura mu kandi karere. Icyo gihe twahise dutangira ubuzima bushya bw'urukundo, turakundana cyane, mu nyuma twiyemeza kurushinga. Ubu tumaranye imyaka 3, tubyaranye abana 2 kandi tubanye neza nta kibazo, yambereye umugore w'umutima ku buryo ntatekerezaga. Ubu ni ubuhamya umuntu yatanze. Mubugejweho na Bangambiki Habyarimana.